ni kuri anniversaire yanjye muri gereza. Hashize umwaka umwe muri gereza. Muri iyo minsi nari nariyakiriye, noneho nsigaye ndi umuyobozi wa band ya gereza. Gusa byose byari byaturutse ku ibaruwa nakiriye, nazi uwo yari iturutseho. Nsanze ku gitanda nyirwaye, nyuma yo guterwa ubwoba na wa muginga witwa gitekerezo. Your mom. Mama wawe yari stronga cyane, nta kintu kimwe cyashobora kumukanga. Yaciye mu bihe bibi ndetse bibi cyane, ariko yakomeje kuba umunyembaraga. Abamuzi barabihamya. Wewe wagize amahirwe yo kuba muri kumwe mu bihe byawe bya nyuma, wakagombye kuba waramwigiyeho byinshi. Ntabwo nzi neza ubuzima uri gucamo ubu ngubu, ariko ntekereza ko ubu uri kugira ikirenge mu cye. Ibihe urimo ntibizahoraho, nubwo utekereza ko byarangiye. Ndabizi hanze hari abantu benshi bagukunda, kandi bari kurwana ku buzima bwawe. Iyo abantu barwana urugamba rurimo kure, bishobora gutinda, ariko nyuma baratsinda. Ntabwo Imana yakwemera ko ukuri gutsindwa. Ayo ni amwe mu magambo akomeye yari ari muri message. Yari yuzuye impapuro zigera kuri 3. Guhera uwo munsi numvise nagomba gutega ubwoba n'ibirumbaye nka gitekerezo. Nabaze gatatu mu ntege nke mpita mbyuka, nikiza mu cyumba cyabagamo ibyuma. Guhera uwo munsi ibyo byanjye biba gitari. Bande ya gereza ndayinyeganyeza. Mu bantu twari dufunganywe nta n'umwe wari uzi ko ari njye Evi babuze. Muri iyo minsi narigaragaje. Mood muri gereza irahinduka. Abari barebye bose barabyuka. Ibitaramo biriyongera. Urusengero rwa gereza barankodesha. Ndabaririmbira kakahava. Muri ubwo buzima nibazaga impamvu nta wansura. Narabuze ibisubizo. Nari ntegereje umunsi gitekerezo azagaruka muri gereza. Nambika ko nakiri wa wundi, ariko nawe naramutegereje ndaheba. Niba yarapfuye nta gitekerezo na kimwe nari mbifiteho pe. Ladies and gentlemen, uyu munsi mu igororero ryacu ni show. Mureke twese dushyire hamwe twakire umwe rukumbi. Umukobwa wamaze igihe yibuze, gusa ubu yarisobanukiwe. Umuhanzi, umukansora, umwe rukumbi uhagarariye ibyishimo bya hano. Evi. Uwo munsi ninjye wari witeguriye. Nashakaga kwiyibutsa uko show ziba zimeze. Narabikoze mu myenda myiza ya gereza. Abantu bose bitera hejuru. Mbega ibihe. Muri audience harimo umusaza wambaye rinete, nawe wambaye imyenda ya gereza. Ari kujya nyitegereza cyane, ariko njye ndi gutwika, nta na kimwe nitayeho. Mwibuke ko indirimbo yitwa Last Breath nayigezeho nsanga muri gereza wagira ngo nibo bayiririmbye. Barayizi cyane. Ni ya ndirimbo ya Doctor. Nari maze kubona abantu bose bayikunda. Nakomeje kujya nitegereza wa musaza muri public. Ntaririmba, ahubwo ari kunyitegereza cyane. Byatumye nanjye nkomeza kumuhanga amaso. Nyuma shiduka nibagende naririmbaga. Ndakomeza ndamureba nacitse cyane. Naje kumusobanukirwa. Oh my God. Yageze aha muri gereza atese. Umusaza wo kuri video call. Komereka wo muri Afrika y'Epfo. Daddy. Namuhamagaye cyane mu ijwi riranguruye. Na stage ndagenda muhobera. Ntago nari nibeshye kuko yari mukobwa wanjye. Naramuhobeye ku nshuro ya mbere. Mbonye icyo amaraso ari cyo. Nari mfite ibibazo byinshi byo kumubaza pe. Se ubundi kuki ari aho? Kuki yambaye uniform? Ubundi se yaje ryari? Sinabaye nyikomeje performance. Mitamarira abandi bana babyina. Nangira kuvugisha dadi wanjye. Ntabwo iki aricyo cyari igihe cyo kwiyerekana. Ubu umugambi wanjye ushobora kuba upfuye, ariko nta kundi sinari kwihangana gukomeza kwihisha, kandi umwana wanjye ari kuririmba. N'ubundi aho turi si heza. Ni ukuri ahubwo nishimiye kuba uri hano waje. Waje ryari se? Wakoze ikihe cyaha kutari uri mu Rwanda? Linda mwana wanjye. Ntabwo nari kwishimira kuba ndi za Afrika y'Epfo. Abana banjye bari gupfira gereza. Nagombaga kuza nubwo nari njyemerewe. Nkabafasha gukomeza gahunda. Iby'icyaha byo uretse nzabikubwira iminsi iri imbere. Ndutsinda uru rugamba.
gusa nishimiye kukubona mwana wanjye. Iriya ndirimbo yanyibukije mama wawe. Yarampobeye arangumana inyuma y'ibihodi byabo. Mu gihe tugifatanya twakomezanyije umucungagereza ngo ba. Muze jya imbere uzi ko ibyo ukora bitemewe. Papa yarahindukiye areba gake gake uwo mugabo. Mbona agize ubwoba. Ese burya ni mwebwe? Mumbabare sinari nzi ko ari mwe muri kumwe n'uwo mukobwa. Ahubwo se nta kuntu twabaha ahantu hisanzuye mukaganira neza aho kuza hano inyuma. Ahubwo mbare gatatu bavuye hano. Kandi nizere ko bwa buhungu bwose narakamwe kari bwivanga muri gahunda yanjye. Afande ni ukuri nta kimwe bari bukore, byose biri ku murongo nk'uko wabiteguye. Nagize ubwoba mbonye ukuntu papa yibashwe n'abacungagereza. Nayoboye icyari cyo nyuberwa na byinshi mu byo ari gupanga. Naguye mu rujijo ndamubaza. Oya ntacyo, ni ukuri uriya mwana tuzi kuva kera. Dore ikiboya nari mfite arakizi. Nako tubyihorera. Mbwira, urumva nusohoka uzakomeza kwiga cyangwa uzakomeza umuziki? Nayoboye by'icyo kibazo. Mbura nuko ngisubiza. Kuko nari nakatiwe burundu. Kandi sinigeze nanajurira. Wenda ngo mbe panga ko nazagirwa umwere. Iminsi yakomeje kugenda neza ndi kumwe na papa muri gereza. Ariko akenshi aho namushakiraga sinahamuboneraga. Twabonanaga bishaka. Ariko ngiye nabishakaga sinamubonaga. Gusa naje kumenya ko abacungagereza bose bamwubaha, bamwita Fanta. Ni mu gitondo ndabyuka. Ndeba abantu turyamye hamwe nta muntu n'umwe urimo. Ese bagiye kunywa igikoma cyangwa? Njya hanze gato. Ndongera ndeba hirya no hino nta muntu n'umwe uhari. Nsubira mu nzu. Mbura n'umwe mu bacungagereza umwe rukumbi nabonye mu kigo. Kandi ubusanzwe babaga bajagata. Nshaka kumubaza ko nta muntu mbona hafi aha, baba barahaganaye. Ahubwo wowe uracyari aha. Jya imbere tugenda. Ahita nkubita igipingu ntanasubiye mu nzu ngo nambare neza. Ancisha mu muryango w'inyuma. Masanga imodoka yaparitse. Ese banjyanye? Ese abagororwa bose bagiye? Nagiye muhata ibibazo. Buri gisubizo. Inyuma yacu hari izindi modoka ebyiri twahuriye mu nzira. Nyuma mbona ziri kudukurikira. Byanyibutsaga igihe bwa mbere mpura na Gerard. Twarakomeje tugenda urugendo rw'amasaha 2. Tugera kuri gereza yo mu burengerazuba bw'u Rwanda. Disi ni muri za karitsiye nigagamo. Nahibutse byinshi. Nibuka Gatoto, nibuka Jim. Mbese aho twacaga hose nahagiraga ikintu mibuka. Twinjiye muri gereza mbona ni ibirori. Abagororwa bateraniye ahantu hamwe. Abanyamakuru barahari. Banzamura kuri stage. Ngiye kubona mbona hinjiye umusore wambaye ikote n'umwana w'umukobwa. Nawe wambaye neza. Imyenda iri sexy. Asa nk'abasitari koko. Begereye podium aho nari nicaye, kumbe Teacher Jim na Miss Eve nibo binjiye aho ngaho. Baze bansanga kuri podium. Nabonye Heavy nibuka umunsi wo gukatira. Numva namurya n'amenyo. Babicaje aho ngaho. Hashize akanya papa wa wundi nari nzi ko tubana muri gereza. Mbona aje mu myenda myiza ya gisirikare. Afite ibintu by'amadokima. Ahagarara imbere y'abantu bose. Ngiye kubera igihunga. Sinari namenye ko nabi wacu bari aho. Bakuma amashyi banga kurekera. Arabapopera barongera bakuma amashyi. Mu kanya gato abandi bantu bambaye amakoti nabo barinjira. Ndebye mbona ni Igor na Gerard. Bigaragara ko bamaze igihe hanze. Siniyumvishaga igihe bari kuriwe. Amapingu narayambuwe. Nshaka kujya gusuhuza abayigora aho bari bicaye. Ariko umucungagereza wari undi inyuma arangarura. Ese noneho habaye iki? Abiwacu nta muntu uri guseka. Abagororwa bo barishimye. Nanjye nagendeye mu kigare. Mba nkabo ndaceceka. Ntegereje ikintu kigiye kuvugirwaho. Nta gitekerezo na kimwe nari mfite pe. Ese kuki byabaye ngombwa ko tuza aho hose? Uyu munsi ni umunsi wuzuye agahinda. Nubwo wuzuye n'ibyishimo. Uwo ni papa wari utangije speech. Nawe asigaye antera kwibaza byinshi.
naratangiye gukeka ko ashobora kuba abeshya atari na papa kuko yamishaga byinshi kandi akiyoberanya. Ndagira ngo ababishinzwe bazane umuntu witwa JP hano. Nagiye kubona mbona abasirikare babiri bazanye umusore ariko upfutse mu maso, bamugezaho kuri stage. Uyu musore mubona hano ni umwana nareze, murera mu buryo bwose, muha buri kimwe cyose yari akeneye igihe twabonaga muri Amerika. Kwanza mubanze mupfukure tuvugane turebana. Ibyo byose narabyumvaga nkagwa mu kantu. JP na papa baraziranye ngo yaramureze. Nakomeje kugwa mu kantu. Papa yisanga ko hari undi muntu wamupfukura, aravuga ngo agiye kubyikorera. Aramwegera amukora cya kintu cyamupfutse ku maso. Kumbi si JP twese tuzi. Papa agwa mu kantu mbona abuze icyo avuga. No, mwabashinze imwe kuki mwakora ikosa nk'iri? Yabwiraga abasirikare bamuzanye. Afande, wowe watubwiye niyo twazanye ariko ntabwo mbyumva ni ukuri. Yakomeje kuvuga gutyo ariko ndi kubona ashobora gucika intege. Abantu bose baguye mu rujijo. Hashize akanya papa arekera kuvuga, ahubwo ahita yikubita hasi. Abantu bose biruka bajya kumuhungiza. Oh my god, sinzi ibiri kujya mbere. Papa arapfuye se? Ibya JP se byo ni ibiki? Nitwa Jo 12. Duhura ubutaha muri episode ikurikira.